inshuti zawe rero zarabyinnye ngo Ruga yatandukanye na Derrick. inshuti ziyese ngaho mbwira nk'inshuti iri kuvuga izihe nshuti Zimwe mwirirwanaga mumaze gutandukana natwe. none se gutandukana none se wowe ntiwatandukanye nawe Nyine ntabwo ndi kumwe nawe nk'uko yabikubwiye sibyo. puraka iriya noneho ntabwo ari puraka umva ko mwamenyereye amapuraka iriya ntabwo ari puraka Kotana n'iby'amasorori. Narumiwe. twavuze byinshi mani twahise se wambwiye ngo nanjye ngo naraguterese Urasa njye narakubeshye. welcome to YouTube channel nongeye kugaruka rero hano ni kuri Rukotana TV show ewan uyu munsi nakubiswe n'ikintu bise grippe wagira ngo nanyagiwe n'ihambura yejo ubundi yavugiragamo inkuba yarakubise koko nari ndahantu inkuba ikagikubita nkabyumvira mu bwonko imbere nizere ko mumeze neza rero nongeye nditeretse kuri Kabyindi wana mungani wa muhungu w'abanyarwanda bita Gasuku Media tugiye kwiganira rero tugiye kwiganira ku tuntu n'utundi tuba muri social media hari inkuru nyinshi nagiye mbona zageze traininga ngiye kujya nzambabwira inkuru n'utundi niba nafite umutumirwa nzanitereka mbibwirire amakuru yagiye cara hakurya no hino nikojeje kuri Dumba rero Dumba nagiye kubona mbona ariteretse wana yandika umwandiko muremure uva nk'ako agera icyangugu ari kuvuga kuri Elementi n'umuntu bita Bruce Melody avuga yuko batandukanye mu gihe kingana imyaka ingahe bari bamaze bakorana ariko ayo makuru ntago yizewe ngewe buriya reka mbabwiza ukuri buriya inkuru nyinshi nzifata nka 50% ntago nyine njya mvuga ngo ngo zitaho umwanya kereka nyiri bwitaje akabyitangariza ariko mbibonye ku mihanda biba bigoye cyane. Ejo rero mwabonye ikiganiro nasohoye ndi kumwe n'umuntu uvugira ngira ngo rubanda bakora ibyo bita speech abeshi barabizi nakoranye nawe bamwita This is Derrick again niryo zinazwiho abantu benshi nabibonye muri commentaire bambaza no kuri WhatsApp bambaza ngo ese koko iyi nkuru ni ya nyayo Derrick yabatandukanye n'umugore we bita Oruga mwabimbajije murambaza ati se umuvandimwe twarakoranye ngo twakoranye mu gihe kijya kungana hafi n'igice cy'umwaka dukorana buri munsi tugendana buri munsi urumva rero iyo nkoze ikiganiro nawe nkagishyira nkacya prodinga abantu nyuma baraza bakambaza no muri comment bakambaza no kuri WhatsApp cyane kuri WhatsApp none abanya abantu benshi bambaza ngo Derrick yabatandukanye ngo n'umugore we nababwira ati ngewe ibyo nabwiwe n'umugore ibyo nabwiwe n'umugabo yambwiye ati ngewe nuko natandukanye n'umugore wanjye nago tukiri kumwe niryo jambo yambwiye kandi namwe mwabyumviye yabivuze rero yuje ukavuga ngo ni plaka iriya noneho ntago ari plaka umva ko mwamenyereye amapuraka iriya ntago ari plaka ariko n'ubu ngubu ndacyahamagara Oruga ntago aranyitaba ariko nta nyitaba wenda nawe akaza akabivugaho n'ubu reka muhamagare kamuhamagare numve kanyitaba ingira amahirwe akanyitaba ndamwibariza ariko natanyitaba nyine ubwo biraba ari uko nimero y'ibiciyemo ariko nyine biba bigoye kugira ngo Oruga amakuru Oruga nta mahoro ese ko wabuze ntabwo nabuze ninde turi kuvugana banyita Rukotana wandi mwakoranaga reka nivuge mu izina rimeze gutyo Rukotana n'iby'amasorori. Narumiwe. twavuze byinshi mani twahise se wambwiye ngo nanjye ngo naraguterese Urasa njye narakubeshye. warambeshye nyine ese njye naraguterese njye ntabwo rero ngeze nkutereta ariko twari inshuti nuko bimwe byagiye biza nyine buriya iyo umujinya ukoresha ibintu byinshi siko bimeze se umujinya ukoresha ibintu byinshi ejo rero nakoranye ikiganiro n'umugabo wawe
umugabo nyiramumbabarire cyane nakoranye ikiganiro n'uwahoze ari umugabo wawe bivuge gutya azatuma mbura isoko ariko nakoranye ikiganiro n'uwahoze yakabika rwose iyo ni ibiki aze uruga ibi ni ibiki koko urumva ejo abantu baranyatatse kuri WhatsApp barambwira uri kumva barambwira ngo iyo nkuru uri kuvuga ngo ntago ari yo ngo uruga ntabwo yatandukana na Derek ngo uriya n'umugore n'umugabo wese ngo ibyo bavuze ko babya ibintu byinshi cyane baranyataka uri kumva ndetse hano babonye mva mu murenge na Derek yavuze ngo niba mutarambonye mu murenge mwumva ko nashatse gute ibintu byose mwakoze twakoranye nanjye koko uriya mwarambeshyaga inshuti zawe rero zarabyinnye ngo ruga yatandukanye na Derek inshuti ziyese ngaho mbwira nk'inshuti iri kuvuga izihe nshuti zimwe mwirirwanaga mumaze gutandukana natwe none gutandukana none se wowe ntiwatandukanye nawe utandukanirwa ntabwo ari ibya dani ese nyine ndabizi ubu zarabyinnye ndabizi ubu zarabyinnye zarishimye mwese uruga koko iriya nkuru iri kuvugwa ko watandukanye na Derek koko niyo ko Derek nyine naramuhamagaye uri kumva umuhamagaye uri mu kiganiro utangiye kunyorera nyine nirega mbagira ngo uko tujya umurayo ngo busotwe bwawe ugenda kwiyanga ariko ngewe bagira ngo na Derek naramubwiye ko nzaguhamagara ariko yarambwiye ngo ntago azi kuzama ikiganiro ese wazampaye ikiganiro ngewe uzambwira ko uzama ikiganiro twikoreye ikiganiro uri kumva ese umuntu niba aje akitereka akavuga ngo ntabwo nkundana n'umuntu we ntabwo ugomba kuza ukabivuga mani ngende Igisenyi ariko nimbayo ntari bizaguha ikiganiro pe wagiye Igisenyi se none reka basi ndi mu kiganiro ni mpamvu nari nguhamagaye nyurira muri make y'ubundi ese munyurire muri make ngewe reka nyine nkubwire nyine ntabwo ndi kumwe nawe nuko yabikubwiye sibyo nta kibazo ninza nzaguha ikiganiro nk'uko bishaka sibyo uzaza ryari nzaza nko muri kiriya cyumweru ubwo nizere yuko nguhamagara uzitaba kuko ndashaka ko uzaza ugashyiraho akadomo kuri ibi bintu ukavuga niba nawe ukimukunda nk'uko wenda bavugaga uze nyine ubivuge tu mukunda gute base wowe kuzanyicira isoko wa mugabo ufite ikihe kibazo ngende singo ntabwo nyine ni inshuti yanjye bisanzwe sibyo ariko njyewe ndi singo reka tubicumbikire hano wenda nyuma y'ikiganiro zaguhamagara tuvugane njye nawe nyine uburyo tuzahura ariko nizere yuko abantu muramubyumva abantu mwitega ikiganiro cy'umuriro hagati ya uruga nizere ko uzirekura ukavuga sawa urakoze rero sawa urakoze uruga urabyumviye rero uyu ni wa mugore wa Derek ariko arambwiye ngo ntago meze neza ntago mari neza amajwi murayumviye ndazaza kuvuga ngo ngiye ngo ni puraka nakoze arambwiye nimva Igisenyi yagiye Igisenyi niho iwabo yagiye Igisenyi avuze ko nazi Kigali agomba kuzama ikiganiro akaza akavuga akantu kandi nk'uko umugabo we babanaga cyangwa se umukunze bakundanaga twakora ikiganiro akavuga yuko uyu mwana w'umukobwa nta kintu na kimwe bigeze bapanga ese ibi ni ibiki muri izi nkundo z'iki gihe ikintu cyaravuga inkundo z'ibisi wallahi z'i Kigali ziratangaje ngewe aba bantu ngewe twarakoranye bombi uko ari babiri twakoranye igihe kinini cyane abantu benshi murabizi ariko biranangaje kumva uruhande rumwe ruvuga ngo kariya kari agatwiko n'urundi ruhande bavuga ngo kariya kari agatwiko ibintu biratangaje ese twizere nde muri aba ngaba ese twizere abantu baza kutwereka ibintu byo kuri social media ko bakundana tubyizere dute ibaze abantu nk'abariye bakundanye igihe kingana kuriye bakabyerekana basomana kuri social media bagira bate ariko uyu munsi umwe akaza akitereka kuri kamera akavuga ngo ngewe kariya kari agatwiko twari turi mu kazi ari n'abazaba babana mu ngo
babana mu ngo bisanzwe. Ejo muzajye kubona mubone baraje baravuze ngo ariko se nk'ibyo bintu muba murimo bari ibiki ugiye ko mubara agatire kare sinigeze nkundana na runaka. Ngira ngo rero abantu ejo banyandikiye banyataka bambwira ngo ibi bintu ngo uri kuvuga ngo ntago ari ukuri, muramwiyumviye Oruga. Uyu ni Oruga wa Derrick mamagaye, arabyivugiye, aravuze ngewe ndi single. Ahubwo abatipe baba tayari gahunda irakomeje. Mwana w'umukobwa rwose ari ku isoko. Anyemereye ikiganiro rero, mwitege ko ikiganiro muzakibona kuri Rukotana TV show, kandi nkomeze no gushimira abantu bari kureba ibiganiro byanjye, cyane cyane aba diaspora. N'inshuti zanjye z'aba diaspora ndazifite nyinshi cyane, kandi ntago harimo abanzi, harimo n'inshuti. Ntago umuntu akundwa n'abantu benshi, ntago akundwa na bose, ntago bishoboka, ntago bijya bishoboka. Ariko ikintu cyo nakubwira cyo, ibintu mubonera kuri social media ibyinshi biba ari ibi inyoma. Abantu bakajya aho ngaho bakide turabakunda, tugira gute turabafana, nimuzatandukane igihe gitoya cyane mukahita mubona ibintu bigiye hanze nk'ibi ngibi. Gusa ngewe ku bwanjye ku giti cyanjye ntabwo nishimiye itandukana rya Derrick na Oruga, nubwo nge nawe twakoranye tugatandukana, ariko ntabwo ndi umwe mu bantu bifuriza abandi ko inkundo zabo zahagarara, kuko urukundo, kujya gukunda umuntu ukamuha umwanya ungana kuriya mukabana amezi n'amezi, ejo ukaza kuri kamera ukavuga ngo uyu muntu ntabwo twize dukundana, umwe aba yaratesheje undi igihe, kandi mwese muba mwarahombye. Kubera yuko impamvu mvuga yuko mwahombye cyangwa se n'ababize nabo bahombye, nuko umwe yakabaye harahari n'undi yakabaye harahari. Amahirwe ushobora kuba warica undi amahirwe uyu munsi, ushobora kuba yaranateze n'indege yarigire no hanze, bitewe nuko meze gutya na gutya. Ari Oruga afite abakunzi be, ari Derrick afite abakunzi be, ariko ejo Derrick yariteretse aravuga ngo umuntu wahenze undi, ngo Derrick yahenze Oruga. Ese namwe niko mubibona? Derrick yari yarahombye, namwe niko mubibona? Ariko se akagenda ababwiye ngo sinzakunda, ariko se nanjye ko mfite umukunzi, ariko ngo barimo barandwanya, ejo n'ejo bundi ngo barashaka kunkorera umwandiko. Njye ntabwo nzaza ngo mbivuge mvugira aha ngaha ngo nitereke mvuge ngo abantu barambuze, biri impamvu umuntu yagiye kukuvuga. Abafite impamvu ye, kandi nawukundwa na bose, wana mungana wa mugabo. Kuri byose bimwe biraza ari bibi, ibindi bikaza ari byiza. Nkeka yuko byose ugomba kubyakira muri ubu buzima. Rero mwicare mutegereje ikiganiro cya Oruga. Oruga aravuze ngo ntago azarya indimi. Ese wowe ukiteguye gute? Nanjye ntago nzagikorera hano, kugira ngo uzumve ko bikaze. Nzagikorera muri studio. Ejo ntago byakunze ko dukorera muri studio bitewe n'imbogamizi zabayeho, ariko Imana ifashe nyene n'abaterankunga. Ese ntago mugomba kuntera inkunga nk'abantu bankunda we? Kambivuge gutyo. Abantu bankunda ntago mugomba kuntera inkunga, nanjye ngatera imbere nkaba nk'abandi bose. Nkajya nitereka nkavuga ati mfite abantu bankurikira 500, 600, cyangwa 1000 cyangwa 2000. Ndabizi bino bintu biravunanye ku rwego nyine abantu bamwe batabizi, ariko biravunanye. Byonyine no kubona kamera hano mu Rwanda biba ari ikibazo gikomeye cyane. Reka twiganire rero ku bindi bintu. Ni impamvu narinyujijemo akantu ka Oruga, nuko ejo nakoranye ikiganiro n'umugabo we, ari we Derrick, cyangwa se wahoze ari umukunzi we. Reka ndere kumwita umugabo we ko ntago basezeranye imbere y'amategeko n'imbere y'Imana. Abantu ejo baranyandikiye, mfite messages hano zigeze kuri zingahera, nze ndebe. Message zigeze kuri komane yanjye. SMS zivuga, hari uwambajije ngo ni inshuti yanjye yo iba yaramaje ngo hey Rukotana, ndavuga hey ngo umeze utemeze neza,
arangije arambaza ngo ese iki kiganiro usohoye Derek avuga ngo kuko ni ibyanyabyo ngo cyangwa se ni agatwiko kandi kabo. Ndamubwira ingewe nakoze ikiganiro kandi icyo kiganiro nanagisohoye wanakirebye. Ngewe iby'umugabo yambwiye nibyo nakurikije. Reka ngiye kuri YouTube channel yanjye ndebe SMS z'abantu bagera kuri 16 banditse bambaza. Hari uwitwa ngo niyo ndeki ngo niyo nagira eme yavuze ngo wumva ko ari puraka ngo nanyihere Eric. Uwitwa Nzungu yavuze ngo iyo ni imitwe. Uwitwa Iradukunda ni n'umu friend wanjye kuri TikTok. Nishimira n'abantu bakomeze kumfollowinga kuri TikTok yanjye banyita Rukotana 7 n'abandi batarageraho nabo bayigereho. Yavuze ngo ngese ngo man ngibi biri seriye. Bino biri seriye ko n'umugore muramwumvisha mu kiganiro nkoze. Hariho bita umutoni Riziki yavuze ngo ese we isi praka koko ngo mana yanjye ngibintu ngo ni insazi kabisa. Cyakoza cyo abantu bararakaye kabisa. Biba mwita Riziki, mwita umutoni Riziki aba USA. Urumva ko abantu bankurikira ari benshi. Hariho bita mundaho Nema aravuga ngo cyakoza niba mwatandukanye mwaba mununguye ngo haha ngo wasanga ari purake. Hari n'undi babita Baraka Moise turabibona. Yakomeje avuga no hasi ngo ni purake. Cyuzuzo ngo simbyizeye pe muba mwacanze sinjyamba sobanukirwa gusa ndabikundira gusa murasetsa pe nawe turabukunda. Handi nawe niyo gushima. Ese ibi bintu nibyo cyane bya bindi byanyu mwana murashoboye simbabeshye. Urakoze cyane ndabemera cyane. Uwunda Shema host ni marindi biwe nago nzi n'izina ryo kunumeze. Ndabemera mwana. Undi ni Divine yanditse ngo aha nabandi bakiye bashyiraho dutima. Umurisa nawe yashyizeho dutima. Umurisa Nyiravumera Regis wa Derike wanza yanabyishimiye. Mwita Kamikazi Oruga we twaranakoranye yanditse ngo ni puraka. Sinzi aho yabikuye ariko buri afite amakuru ariko ntago ari puraka. Icyo ndi cyo nuko ibi bintu biseriye. Buriya ntago umuntu yaza ngo yitereke hano kuri Kabyindi ngo narangiza ndavuge ngo ni puraka wati no wani. Iyi ntago ari puraka ni ibyanyabyo kandi ngira ngo nkundana n'umuntu ntago naza ngo nitereke mvuge ngo uyu muntu ntago dukundana. Urumva se bishoboka? Ntago bishoboka. Ahubwo ni kwa kundi nyine umuntu avuga. Ariko nkeka ko izi nkundo z'i Kigali cyangwa se izi nkundo zisigaye ziriho ubu ngubu, nkeka yuko bano bantu baba barakundanye urwagahararo, kuko ntago mbwira kuntu mu mezi angahe ushobora kuba watandukana n'umuntu warangiza ukahita ukanabivugira no kuri kamera ukavuga ngo uyu muntu simuzi. Ntago muzi mumaranye igihe kingana kuriya mukorana video musomana mugira gute. Ariko gukundana no gutandukana bibaho muri ubu buzima, yuko ushobora ntago ari we wa mbere akunze cyangwa ntago ari we wa mbere bakundanye kandi batandukanye n'abagiye mu rukiko bakora divorce bikarangira umwe agaca hariya n'undi agaca hariya. Rero ntago ari byo bya mbere nimubatera amabuye kandi nta nubwo ari nabo ba nyuma. Nikojeje rero ku mbuga nkoranyambaga. Reka twikomereze ku mbuga nkoranyambaga. Nikoza muri leta sanga ewani ibintu birakomeye. Ibintu birakomeye ku bijyanye n'imisoro bashyizeho mu bijyanye n'ubukwe, bigendanye n'ubukwe byose. Bavuze yuko mu itangazo nasomye bavuze yuko umuntu agiye kujya akora ubukwe akabusorera. Vuga ngo umuririmbyi uzaririmba muri ubwo bukwe agomba gusora, umuntu uteka muri ubwo bukwe agomba gusora, umuntu udekora muri ubwo bukwe agomba gusora, na nyiri ubukwe bwiwe nawe agomba gusora. Harimo abasore
benshi cyane bari bafite gahunda yo gukora ubukwe bakavuga ngo nzabukora wenda nko mu kwa 12. Muri bije rero agomba kujya akora cyangwa se agomba kujya ashyira muri bije n'imusoro wa leta ugomba kuzaho. Ngiye ndi kwibaza ngo leta ikidadusobanuriye umuntu uzarongorwa cyangwa uzarongorwa mbese mbivuge gute, umuntu uzarongorwa adakoze ubukwe nyine agakocora bya bindi mu kinyarwanda bavuga, ese nagazabanyereje umusoro wa leta? Nicyo nibaza, nagazabanyereje umusoro wa leta. Ese niba yanyereje uwo musoro wa leta nagazabihanirwa? Leta rero izadusobanurire niba gushaka gukocora bitemewe, kuko urumva iyo bavuze ngo dushyizeho umusoro, ikintu iyo unyuranyije n'uwo musoro ubwo bunyereje umusoro, ubwo umuntu uzakora ubukwe cyangwa uzashaka atagize gute, atakoze ubukwe azaba anyereje umusoro wa leta. Ngiye niko mbyumva, n'abandi niko bagomba kubyumva, kuko urumva aho byaje mu bucuruzi nyine. Abantu bitwa Papa Savana ba Rocky n'abandi nkaba bamenya n'abandi nkaba, harimo abantu benshi cyane bano muri industry y'u Rwanda batarashaka kandi bamaze igihe kinini. Ubwo urumva nyine noneho gushaka kwabo bibaye bishyizweho akadomo. Ubundi bajyaga babitekereza, noneho ese abantu bari kuvuga ngo reka nanjye mbyibaze, ibi bintu ntabwo bishobora gutuma abantu nyine bacika intege zo gukora ubukwe, abenshi bakabyihorera bakavuga ati n'ubundi bakabana nyine mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Kuko urumva nubana n'umukunzi wawe cyangwa se umuntu wihebeye udakoze ubukwe uzaba ukoze ikinyuranyije n'amategeko, kuko ntabwo uzasorera umusoro leta, uzaba mutwaye magendu kabisa. Ariko ndabizi neza ko wanamunga nese ubu tuvuge, reka nanjye nere komateri kuri iyi baruwa ya leta. Niba ushobora gukora ubukwe bwa miliyoni 30, ubukwe bwa miliyoni 30 ni amafaranga menshi cyane muri uru Rwanda. Bije ya miliyoni 30, miliyoni 30 zikagenda leta itabonyeho n'igiceri cy'icumi. Bana mungana urumva amafaranga bizatuma n'abantu badasesagura. Niba tuvuge niba gukora ubukwe bwa miliyoni 30 uzasora miliyoni y'amanyarwanda, wenda miliyoni 10 ari 200,000 by'amanyarwanda ku musoro, nyeka ko uzakora ubwa miliyoni 10, ntabwo uzasesagura nk'uko nyine n'abandi byari bimeze. Rero nzanza twiganirire uyu munsi, naje nyine kugira ngo namagare Oruga. Ubundi niyo target nari ifite kumuhamagara mu kiganiro, ngumva ko anyemerera ikiganiro ariko aracyemeye. Mu gitege rero muze mwumve uko bizagenda. Niba nankundira nzabakoresha bombi baze dukorana ikiganiro ari babiri twumve ibyari byo. Murakoze rero, nakagaruka hano ni kuri Rukotana TV show. Nizere yuko mukomeza gukunda ibiganiro byanjye kandi mukomeza no gusharinga ibiganiro byanjye. Ciao ciao, hasta la vista.